Ngewe navutse mfite akaguru kamwe ubu akaguru kariho. Bakunzi ba Emi Gospel TV, mbere yuko dukomeza ikiganiro, niba mwaritegereje cyangwa se niba mwitegereza neza kuri screen murasangaho video y'uyu umwana w'umukobwa ari muri korali ari kuririmba. Kimwe mu byo batubwiye kazi guce ku muziki cyane naka video gato twabonye, ariko dufite amatsiko yo kongera kumureba, ari nayo mpamvu turi buze kujyana muri repetition, hanyuma tukareba uburyo ki uyu mwana w'umukobwa azi guhimbaza Imana. So rero tugiye kuganira byinshi bitandukanye, buryo ki ubuzima bayemo, kandi n'uburyo ki abihuza n'umurimo w'Imana, ndetse n'ubu buryo ki ameze. Igihe kigeze mbugira ibiro byinshi. Ngewe navutse mfite akaguru kamwe ubu akaguru kariho. Ni gatoya gafite n'utuno karihese. Navutse meze gutya, ndiyakira mu buzima bwanjye, numva nanjye najya muri korali nk'abandi, numva ndiyakiriye muri ngewe. Ubu niyo ndi muri korali numva nta kibazo mfite, niyo ngeze muri korali ubu ngubu ni nk'aho mfite amaguru abiri nk'abandi baririmba. Numva ngize imbaraga nkeya, ndabyibuha, ngira ibiro byinshi, kuzamuka k'intare kari karekare, ntago nabashaga kugenda, n'ibiro byankuye mu ijoro. Nta handi nabasha kugera kubera ibiro byanjye byabaye byinshi. Niyo ngiye mu kwaha, iyo ngiye ahantu kure ndinda gutega moto. Tekereza nkawe kuburi muzima, nta kiguzi watanze, ntacyo wayimana. Zirikana bariya bababaye kandi ubafasha. Yes, reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi mukunda Emi Gospel TV. This is the Bonfils, inshuti yanyu mukunda mubana umunsi ku wundi, umusore wiyemeje gutembera akabashakira inkuru hirya no hino kugira ngo turebe yuko twakubaka umurimo wa data. Ibyanditswe biravuga ngo mureke dukora umurimo wa data hakiri ku manywa, niyo mpamvu tugomba gushishikara tukawukora tuwukunze cyane. Natembereye naje kureba umwana w'umukobwa nk'uko mubibona imbere za kamera ya Emi Gospel TV, ku mpamvu zo kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye byubaka imitima yanyu. Niba mwitegereza neza cyangwa se niba mumubona neza, ni umukobwa mwiza ariko ugendera ku mbago. Rero turaza kuganira byinshi bitandukanye kugira ngo turebe yuko hagira umwe cyangwa babiri cyangwa se barenze babiri bahembuka binyuze muri ubu buhamya. Nababwira ngo rero mukomeze mukurikire kandi munogerwe na gahunda za Emi Gospel TV. Munyemerere rero tumuhe ikaze ndetse na karibu kuri Emi Gospel TV, hanyuma atangire atwibwira ibindi bigende biza hanyuma. Imana ibaho umugisha. Turakwakiriye kuri kamera za Emi Gospel TV. Murakoze kunyakira. Nitwa Akandi Venansia. Akandi Venansia, uratubwira utuye he, ukora iki, urasobanura iki, urasobanura abadukurikiye nongerijwe? Ntuye mu karere ka Kirehe, umurenge ni Musaza, akagari ni Kabuga, umudugudu ni Kambwire. So rero Akandi Venansia, yego. Okay, ubusanzwe ubundi ukora iki, uri mu muntu ki, urasobanurira abadukurikiye? Ngewe ndi umwana w'umukobwa, ndi umuririmbyi muri ADPR Kambwire, muri korali yitwa Umurwa Wera. Yego. Icyo ndicyo ngewe nibera mu rugo, ntabwo mpinganirwa, nicariye mu rugo nta kintu nkora. Yego. Mu buryo bugaragara cyangwa se nk'uko tubibona ufite ubumuga, ari nacyo gituma witwaza imbago ugendana nazo. Ni nacyo cyatumye hano cyane tuza kugusura. Ugiye kutuganiriza mu buryo burambuye uburyo ki waje guhura n'izi challenges zo kuba udafite akaguru, kugira ngo abadukurikiye babashe kuba basobanukirwa. Tuguhaye ikaze, tangira duha ayo makuru n'ubwo buhamya bwawe. Navutse mfite akaguru kamwe, nisanze mfite akaguru kamwe, mbaye aho ngaho ntangira ishuri. Maze gutangira ishuri
njya mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, ariko ubu ngubu ko najyaga ku ishuri nasengeraga ahantu bita epera urugango, nkajya njya kurepeta ku cyumweru nkajya gusenga. None igihe kigeze mbugira ibiro byinshi. 2013 nibwo naje kuva muri epera urugango njya muri ADPR, nicaye mu rusengero ndi korali nazajyamo. Ubwo rero birangira mpisemo korali umurwa wera. Ni nayo korali ngo uririmbamo? Niyo korali ndirimbamo, niyo nahisemo. Hanyuma turagenda detail dusubira inyuma gatoya. Utubwiye ko wavutse ufite ubumuga. Niko wisanze cyangwa we mu rugo bakubwira ko wavutse nyine niko umeze? Akaguru n'akaguru wavutse ufite akaguru kamwe nta nako wigeze ugira? Ngewe navutse mfite akaguru kamwe, ubu akaguru kariho ni gatoya gafite n'utuno karihese. Yarabuvukanye ndabyakira kubera ko ariko Imana yarabiteguye, ubwo nta kibazo nabyakiye gutyo. Nakaguru gatoya wavukanye gafite utuntu ariko gatoya kanyine katari kare karihese, ntabwo karishya n'akandi. Umaze kuvuka uko nguko cyangwa se igihe waciriye ubwenge ugasanga ufite akaguru kamwe, reka mbivuge gutyo, wumvishije umeze ute? Ubona abandi bafite amaguru abiri, wewe ukaba ufite akaguru kamwe, wumvaga umeze ute muri wowe? Duhe view y'uburyo cyumvaga umeze. Ngewe ukuntu nari meze, navutse meze gutya, ndiyakira mu buzima bwanjye. Numva nanjye najya muri korali nk'abandi, numva ndiyakiriye muri ngewe. Ubu niyo ndi muri korali numva nta kibazo mfite, niyo ngeze muri korali ubu ngubu ni nk'aho mba mfite amaguru abiri nk'abandi baririmbye. Neza mba mfite amaguru abiri nk'abandi baririmbye. Yego. Yakora buriya yari muri korali, mwihangane tujye kurepetana, ubundi murebe buriya. Ngewe iyo ndi kumwitegereza muri kwa ngerageza no kumureba, n'umwana ntabwo batanga ritime ngo asigare. Akora ibintu bimurimo, ibimenyetso byose ibyo ari cyo cyose aragikora. Usibye ibimenyetso afite akaguru kamwe kandi abafite imbagozi, ariko nta muntu umurusha ritime, nta muntu umurusha ikimenyetso. Ibintu byose abikora neza. Nawe nkuko yabwiye ati nkigeramo hari babonaga ko nazabishobora bashyira ku ntebe ya kabiri, ariko bamaze kubona uko ibintu akora bimurimo, bari ku ntebe y'imbere. Ndumva n'uwamubonye niho yamusanze, kuko nta kintu na kimwe yarushyaho kumutoza. Ibintu byose ubona ko abikora bigeze gute bimurimo. Nago se muri quartier tuvuge aho utuye, ku ishuri aho wajyaga kwiga, ku rusengero, uko bakubonaga gerageze uduhe ishusho. We ntago bagiraga nk'amagambo bavuga reba wa muntu ufite akaguru kamwe, reba ibintu, ku buryo wabaga wumva byaguca intege cyangwa byagutera ubwoba byatuma ugomeza wigunze mu rugo? Ku ishuri ho abanyeshuri barambonaga bakavuga ati dore wa mukobwa wakambwira ugendera ku mbago, nkumva muri ngewe siniyakiriye neza. Biba ngombwa nyine ko yuko mbyakira nanjye nyine nisanze yariyakiraga, ahubwo yakundaga abana cyane, agakunda abana kubarera. Ndetse habaye n'umubyeyi wawe twita akabaha umusambi, yabyara umwana w'umukobwa akamushyira umusambi. Azi kuba imisambi se? Uretse ko ubu byamananiye kubera yagize umubiri munini, ariko mbere yabimenyaga. Naho muri korali ho nta kibazo dufitanye na korali, nta nubwo banyishisha, bambonamo nk'umwana wabo, nta n'umuntu nanjye nishisha muri korali. Turabana ariya mukobwa mbese ni umwana mwiza cyane,
kurikije umurimo uko awukora nko muri korali mbere y'umuyobozi ngewe mba numva binejeje biranezeza cyane iyo mbona muri repetisiyo ntabwo akererwa mu materaniro ku cyumweru isaa 2 aba yahageze akora amaritime ukumva ni ibintu binejeje cyane na korali iri hariya niba ngombwa muragiza kugerayo murebe uburyo akora ritime birabanezeza nkange rero nka perezida w'iyo korali uriya mwana w'umukobwa ndamukunda muba hafi nkunda kwiherera nkaganira nawe amubwira ati rero iyi korali uririmbamo komera ushikame kuko tuzajyana mu ijuru kumva binejeje mbonye tujyanye nko mu ijuru ariko mfite ibyiringiro yuko tuzagerana mu ijuru kubigendanye n'imisanzu ya korali atanga imisanzu nk'abandi twe ngiye nagerageje kumubwira ati wagiye ugerageza kuko mbona kubona amafaranga biba bitoroshye ukanabyihorera ariko ugakomeza ukaririmba we ugasanga aravuga ati oya ngewe icyo ndi gukora ndakizi ndi kwibikiriza mu bwami bwo mu ijuru ntabwo nshaka gukorerwa n'abandi nshaka kwikorera kugira ngo ningera mu bwami bwo mu ijuru nzabona imirimo izaba imperekeje rero uriya mwana w'umukobwa ni umuntu ufite umutima w'urukundo akunda abaririmbyi bagenzi be usanga bari kuganira ikindi nanone uriya mwana w'umukobwa abantu benshi bakunda kumutangarira iyo ari kuririmba baramutangarira uburyo akora amaritime uburyo agendera kuri ziriya mbago nimuza kugera muri korali muraza kubibona akora ritime mbese ukabona ni ibintu binejeje ikindi namubonyeho nk'ubu rugero tuvuze ngo tugiye kugenda turi kuri ritime dufate metero nka 300 nta muntu yagongana nawe agenda atambuka ukagira ngo afite akandi kaguru bisa nicyo aragisimbuka rero uriya mukobwa njya mvuga muri korali yacu twamugireho umugisha abantu iyo barimo babona atambuka aririmba abantu baranezerwa si ibyo gusa ahubwo dufitemo n'undi mugabo ufite umudamu mfite n'abana 2 nawe afite ubumuga bwo kutumva no kutavuga twaje tuje kukavaringa inkuru yuriya twavuye ugendera ariko dusanze harimo n'undi ubumuga kutavuga rero twumva tugomba nabyo kubikora tukaganira nawe tukamenya ni gute yahisemo agakiza wabatijwe gute wize ku gice gute urumva noneho ikimenyetso gikora gute ubibwirwa n'ikintu kuvanga ibyo bintu twe tuzajya tubaza nimubaza we wowe mubwire icyo amubaye wowe mubwire ibyo mubajije kuri tayari kubikora ibyabo n'abandi bakoze n'ibyabo umugore we wese pole mwana abo bantu rero sanga ari amateka ya korali umurwa we hanyuma kuva mu ishuri kwawe ntago byaba hari byaratewe nuko bakundaga kukubwira yuko ufite akaguru kamwe bigatuma wumva ugize shame akaba ari gukura mu ishuri oya ku ishuri ntago ari byo byankuye mu ishuri kuvanga abana ngo baravuga ngo dore wa mukobwa wa Kamwe ugendera ku mbago nuko naje kureka kujya gusenga rugango nkabona mu ishuri nkumva ko yuko ugeze igihe mbona natekereje kumujyana igatagara ubushobozi burabura mbura amafaranga ubwo mpitamo kurekera ahangaha ngo wifuzaga ko yajya igatagara akomeza kubona uburezi akiga nk'abandi ubushobozi burabura hanyuma kugeza ubu hajya amaze imyaka ingahe aretse ishuri
imyaka 10. imyaka 10. Haramutse habonetse nk'amahirwe yo kuba umwana yabona ishuri, yabona umuntu umushyira mu ishuri nk'abandi, akajya nk'Igatagara nk'uko bivuze akiga, ese ahari ashobora kuba yakemera ukurikije uko umubona? Ntekereza ko tutigeze tubimubaza, ariko we turabikubajije, ubona yakemera? Ese mwe mwumva mwabishyigikira cyangwa amazi yarenze inkombe byararangiye? yakwiga nta kibazo. Nabonye ubushobozi bwo kugerayo yakwiga. Haba hari ahantu mwaba mwarigeze gukomanga wenda musaba amahirwe cyangwa se ubufasha bw'uyu mwana kugira murebe ko yakomeza ishuri, wenda bikanga ariko mwabigerageje? Ariko twari twagerageje twumva duciye amafaranga menshi, twumva ntibyazashoboka. Yego. Kandi nta bushobozi twari dufite. Ndibuka tugeze kubiganiraho bavuga ngo waduha nk'ikigo yakiga atafata urugendo ngo agende akicaye yicaye agumye aguma aho ngaho. Tukumva ko ibyo byadufasha, kandi nawe yarabishakaga, vuga uko biri kose nanjye nkeneye kwiga nkarangiza, nanjye nkamera nk'abandi. Ubwo rero birangira ubushobozi bubuze, ariko bubonetse byamfasha nanjye byanezeza. Uretse kuba uva hano mu rugo ujya ku rusengero gusa, nta yindi nshuro waba uva hano ujya mu yindi mirimo cyangwa se ahandi hantu ariho hose? Ngiye ngo nkunda kwicara hano mu rugo, nkahava ngiye ku rusengero, nta handi nabasha kugera kubera ibiro byanjye byabaye byinshi. Niyo ngiyemo iyo ngiye ahantu kure ndinda gutega moto. Yego. Ngo ntabwo ushobora kuva mu rugo udateze moto? Ntabwo ngomba gushobora kuva mu rugo nadateze moto kuko sinagerayo. Hanyuma ku rusengero ho uhagera gute? Ku rusengero ho ngenda gake gake kuko ni hafi, ntabwo ari kure yanjye, ngerayo nta kibazo mfite. Hanyuma kugeza ubu ngubu ukomeza uko ufite akaguru, urumva ufite akaguru kamwe, kandi ufite nanone wahuye n'ikibazo cyo kuba uri munini, ntiwagira amahirwe yo gukomeza ishuri. Weho iyo witegereje imbere hawe, ejo hazaza hawe, wumva hameze hate? Ubuze amahirwe yo kwiga kubera icyo kibazo cyo kubyibuha, ugize no kuba ufite akaguru kamweya, weho nyine duhe vyuba wumva icyizere ufite nibwo ko cyo kimeze gute cyo gukomeza kubaho? Icyizere ngenda gifite kuko nyifite umubyeyi wanjye aracyanyitaho, anshakishiriza imibereho nanjye nkabaho neza. Icyizere cyo kuba mfite umubyeyi wanjye ndacyifite kuko niwo ntunze. Umurimo wo kuririmba wawutangiye ryari? Umurimo wo kuririmba nabitangiye urugango naririmbaga 2012. Noneho 2012 nibwo 2013 nibwo nahinduye nza muri ADPR, 2014 mpita njya muri korali mu Rwanda. Icyatumye uva muri EPR ukajya muri ADPR ubwo hajya ni ikihe? Icyatumye mva muri EPR nza muri ADPR ni ukubera nabaye munini, ngira ibiro byinshi kuyuhanga muri ADPR ukuraye kuri EPR kuko hari hambereye kure, naje ku rusengero runyegereye. Hanyuma kuririmba kwawe, uretse kuba umuririmbyi nk'abandi, undi murimo waba ufite ukora muri korali waba ari uwe? Waba uri dirija, waba uri umuntu ubigisha ibimenyetso, waba ni iki waba ushinzwe muri korali? Ngenda umuririmbyi usanzwe. Nta nubwo uri umuhanzi se? Oya. Umuntu aguteye nk'inkunga akavuga ati tugiye kuba umuhanzi ubundi tujye dusohora indirimbo, urumva ntabwo wabikora nk'umuhanzi ku giti cyawe? Nabikora nta kibazo. Wazishobora kuzihanga se? Nabishobora. Hari indirimbo nk'imwe waba warigeze guhimba? Ntabwo nari nabitangira. Okay, nta kibazo. Ni byiza kuba uri n'umuririmbyi, ntabwo turakurekura gutyo gusa, urabanza ugire n'akaririmbo kamwe niyo akariko kose uturirimbira mu gihe udukumbuza no kujya muri repetition, turebe uburyo ki uba uririmba, uburyo ki umeze, uraturirimbira akaririmbo kamwe. Nabariya bababaye bari abantu nkawe, bamwe bagendera ku mbago, abandi ntibumva, hariho n'abatareba kandi babyigeze,
tekereza nkawe kuba uri muzima nta kiguzi watanze ntacyo wayimana zirikana bariya bababaye kandi ubafasha tekereza nkawe kuba uri muzima nta kiguzi watanze ntacyo wayimana. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Uwizeye uvuka mu muryango w'abana bangahe? Uvuka mu muryango w'abana batatu. Abana batatu. Ubwo uri wa kangahe? Ngenda uwa gatatu. Umuhererezi? Abo abandi barapfuye. Hari umwe waciyeho inyuma ahita apfa. Kuvuga ngo hari umwe waciyeho inyuma ahita apfa, ubwo ni ntabwo nuwavutse nyuma yawe ahita apfa? Yavutse nyuma yanjye ahita apfa. Abandi bagiye bagwa mu nkambi bambanjirije. Bivuze ngo mama niweho wenyine afite, niwe hari? Ninjye wenyine w'umukobwa afite. Abahungu? Abahungu ni 2. Ubwo muri turi batatu. Muri batatu. Abo bandi baragiye uko arumbwe. Abariho ni batatu. Abariho ni batatu. Kuri ubu ngubu itorero ryawe usengaho nk'iyo ribonye uburyo ki witabira umurimo w'Imana, ukuntu uganduka, ufite n'ubumuga, ufite ikibazo cy'akaguru, ese babivugaho iki? Ngewe icyo babivugaho usanga bari kuvuga ati komereza aho ngaho kuko umurimo w'Imana ushyigikiye kandi uri no kuwukora neza udasiba. Nuko nguko bambwira. Motivasiyo igutera kuba umuririmbyi ni iyi motivasiyo? Ubwo navuga ikigutera kugira ishyaka ryo kumva waba umuririmbyi kuva mu bwana bwatangiye uririmba kugeza ubu uracyaririmba, ese ikigutera iryo shyaka ni ikihe? Ikintera ishyaka iyo ndebye nk'abandi bafite ubumuga ukuntu baba barahejejwe inyuma, umuntu nk'umubyeyi akifata agakingirana umwana w'umuhungu wenda w'umukobwa wamugaye, ngenda avuga ati ngewe ntabwo namera nk'abariya bigunga, reka nsange korari ndirimbe, noneho rero nanjye niyumvemo ubumuntu, numve ko yuko nanjye ndi umuntu umuririmbyi nk'abandi. Nanga kwihe guheranwa n'agahinda nkasanga abandi. Iyo ubonye nk'aba babyeyi nk'uko hozo bavuga ugasanga ababyeyi bakingirana abana babo, nuko wenda bafite ubumuga, ugasanga ntibabaha uburenganzira, cyangwa ugasanga umubyeyi arifasha atoteza umwana we kubera yuko afite ubumuga, icyo gihe wowe ubibona ute kandi ubifata gute? Abo babyeyi ngenda basanga nkabagira inama nkabaga ati rero mujye mureka abana bajye hanze batore n'akayaga, cyangwa se mubarekure baze tujye no muri korari turirimbe twiyakire ko natwe turi abantu nk'abandi. Ubutumwa wumva ushobora kugenera nk'abantu bafite ubumuga ariko ugasanga bitereye icyizere, nta cyizere cyo gukomeza kubaho na gito bafite, ni ubuhe? Ngewe ubuhamya nabaha ni uko bandebye ukuntu umeze, nanjye ubwanjye nariyakiriye njya muri korari Murwa Wera, ubu ngubu nanjye ndi umuririmbyi nk'abandi. Ubwa mbere naririmbaga ku ntebe ya kabiri, bangira icyizere banshyira ku ntebe ya kabiri bitewe n'uko bangiriye icyizere banshyira imbere nkijyamo, banshyize ku ntebe ya kabiri. Ubu ngubu bangiriye icyizere banshyira ku ntebe ya mbere bitewe n'ibimenyetso nkora kandi n'ukuntu ngira ijwi ryo kuririmba, bangiriye icyizere. Noneho abantu nabo rero icyo nabagira inama ntibitinyure, bave mu bwigunge, basange binjire mu gakiza, twitinyure nk'abandi bitinyure nkanjye nk'uko natinyutse nkasanga korari Umurwa Wera tugafatanya umurimo wo kubaka Imana. Iyo ubonye abafite ubumuga n'ubundi ubwo ari bwo bwose, bwaba ubwo kutabona,
kumva cyangwa se bwo kugira akaguru kamwe, ariko ugasanga baratinyutse nk'uko bivuze, gusa ugasanga bari mu byaha ntabwo bigeze bayoboka inzira y'agakiza, ugasanga babaye nka za mvugo wa mugani ngo n'ubundi nta myaka 100 bagatereka twiryohereze cyangwa se twibere mu bindi. Icyo gihe ubibona ute, kandi n'ubuhe butumwa wumva waha abantu nk'abo ngabo bitinyutse babana n'ubumuga ariko bakerekeza mu nzira zitari z'agakiza? Ngewe icyo abantu nabagira inama bave muri ibyo byaha, kuko nubwo tumeze gutya ntago ari byo niba tumeze gutya twikizere ko yuko tutagomba kujya mu byaha, tuva mu byaha tukajya mu nzira y'agakiza, nabo bakamera nkanjye nk'uko meze. Ubu ngubu ikintu cy'ibyaha ngewe narakiretse, ubu ngubu nayobotse Imana yonyine. naho ngo nabagira inama ngo bave mu byaha bagana inzira y'agakiza, kuko niho tuzahemberwa. Amatorero dusengamo menshi agiye atandukanye, haba za ADPR, haba za Restoration Church, Zion Temple, EPR, EAR ndetse n'ayandi menshi cyane agiye atandukanye. Ni ubuhe butumwa wumva ushobora kuba wagenera abayobozi b'ayo matorero ku byerekeranye n'abantu babana n'ubumuga basenga mu nsengero iwabo? Wumva ari nk'iki wabwira abayobozi b'amatorero bashobora kujya kumarira abo bantu babana n'ubumuga mu nsengero iwabo? Icyo nabwira abo bayobozi, nibasanga aba bana bafite ubumuga basengera muri ayo matorero yabo, babigishe neza, bajye mu makorari, biyakire ko nubwo abandi nabo baba bafite amaguru abiri, nabo biyakire bamenye ko yuko nabo bajya muri korari bagakora ibimenyetso nk'abandi. Leta, igihugu cyacu cyo urumva ni nk'ubuhe butumwa wagenera abayobozi baramutse baguhaye umwanya cyangwa se n'ubundi umwanya urawufite wo kuvuga, icyo wumva wagenera ubutumwa wumva wagenera abayobozi b'igihugu cyacu ku byerekeranye n'abana babana bafite ubumuga baba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Ubutumwa nabaha nuko basanga abana bafite ubumuga nabo bakabigisha, bakagenda mu nzira nziza, n'icyo bakeneye nabo bakagihabwa. Dore nk'ubu ngubu uyu mwaka nibwo bampaye imbago, ariko mbere nagenderaga ku biti umugongo warahetamye. Nagenderaga ku biti umugongo warahetamye. Izi mbago nazibonye bingoye. Icyo nagira inama leta, nibasanga abafite ubumuga bose, ari abashaka utugare batubahe, ari abashaka imbago bazibahe, ari abashaka za nkoni zera ku bafite ubumuga bwo kutabona bazibahe, natwe tube nk'abandi bose, nta kibazo twaba dufite natwe kuko twahejejwe inyuma. Birumvikana ubutumwa bwiza ubageneye, kandi ndabizi neza ko hari abadukurikiye babwumva kandi bigomba gutanga umusaruro. Hanyuma abantu bafite ubumuga nk'ubu bwawe ariko bakaba baba ku mihanda basaba cyangwa se bakora ibindi bintu bitari byiza, ku bwawe wumva wababwira iki? Ni izihe nama wabaha? Inama nabaha ni uko bava ku mihanda bagasanga ababyeyi babo bakabarera nk'uko nanjye iwacu bandera, noneho rero nabo bakabigisha inzira y'agakiza, kuko ku mihanda ni habi, haba za mayibobo gusa. Ubundi butumwa wumva ubwo ari bwo bwose ushobora kugenera abantu bafite ubumuga n'ubuhe? Ubutumwa nabaha nuko nyine bayoboka inzira y'agakiza, nta kindi. Bamenye Yesu kandi bamwakire mu buzima bwabo. Nta jambo na rimwe ry'Imana se wababwira naho ryanditse kugira ngo barigendane? Nta Bibiliya mfite.
yes nta kibazo bamwita Mukawizeye Imana Venansiya ndari izina rifashe mu mutwe twamenyanye nta mpamvu murumva ubutumwa bwiza akomeje kugenda abagenera kandi nkuko mubwumva abantu b'Imana mukunda gukurikirana Imigo Sport TV navuga ngo mugende mubishyire mu bikorwa mu byumve kandi mu bishyire mu bikorwa nkuko yabivuze nimubikora gutyo bizaba ari ibyiza cyane. So reka twemere rero turi kugana ku musozo n'ubundi Mukawizeye Imana Venansiya niba hari ikindi kintu icyo ari cyo cyose uretse bwaba ubutumwa nkuko nari mbivuze uretse ko nari mentioninze abantu agomba kubuha cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose yaba afite cyo kuvugira hano kuri Imigo Sport TV cyangwa se icyo yaba yibagiwe kutubwira cyose muhaye umwanya kugira ngo bitubwire tubonereho no gusoza. Murakoze icyo nakongera kuvuga abanyamakuru Imana ibaha umugisha aho baturutse Imana ibagenda imbere n'inyuma bansanze ahantu mu cyaro Imana ibampera umugisha nta kindi nakongeraho nta kindi. Murakoze cyane Imana ibamuhisha nawe. Yego nawe. Sawa.